dutangiye agafilime kacu k'uyu munsi rero batwereka umukobwa agiye kwambuka muri zebra crossing, ubona ko yarangaye. Ako kanya gahita haza imodoka yihuta cyane, wa mukobwa agiye kuyikwepa agahita yikubita hasi, ubona ko yari yambaye ipantaro y'umweru agahita yandura. Kumbe muri ako kanya ari kwibaza ukuntu arabigenza, hahise hacaho undi musore wihuta cyane, ubona ko yari yakerewe. Wa mukobwa agahita amuhagarika ataravuga byinshi. Wa musore ati oya rwose nta kintu nagufasha, agahita akomeza kugenda, ubona ko yari yakerewe. Umukobwa rero agasigara hano ari kwibaza ukuntu arabigenza, arebye hirya no hino agahita abona undi mugabo uri kuba wakusanya imyanda, arangije agahita amuhamagara. Wa mugabo nawe rero yitegereje umuntu no kumuhamagara, agahita abona ni wa mukobwa, agahita amuza mu marenga nimba ari we. Wa mukobwa ati yego rwose nta kibazo ngwino nkubwire. Wa mugabo rero nawe nta kindi yakoze, yahise aza yegera wa mukobwa. Wa mukobwa ati ndagira ngo rero ugire akantu rwose umfasha. Wa mugabo ati none se uragira ngo rwose ngufashe iki? Wa mukobwa akamubwira ko rwose akwepye imodoka, agahita yikubita hasi, ipantaro ye igahita yandura, akamusaba ko yagenda akamugurira indi pantaro. Wa musore ati indi pantaro? Ubona ko rwose atunguwe cyane. Wa mukobwa ati yego rwose njyewe ngiye kuyigurira, naba mfite isoni bitewe nuko nsi inyuma. Wa musore ati none se kubera icyo wakwizera umuntu utazi? Wa mukobwa ati ariko aka kanya nyine ndi kubona weho uri umuntu mwiza. Wa musore ati none se ndamutse mfashe amafaranga yawe nkagenda singaruke ndetse n'ipantaro yawe ushaka ntuyibone? Wa mukobwa rero ari kubyumva, akamubwira ko amwizeye ko nta yandi mahitamo afite, arangije akamuhereza amafaranga amubwira ko rwose yagenda akayimugurira. Umusore ubona ko rwose gikomeje kubyanga. Wa mukobwa akamubwira ko nta kibazo. Wa musore agati yafata agahita agenda rwose, ubona ko ngo yaragiye kuba yayimugurira. Umukobwa we agasigara hano. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, umusore yaraje ageze ahantu bayagurisha. Umukobwa umwe uyagurisha agahita amwitegereza, akabona hari n'umujura, arangije agahita aza amusuhuza, akamuza rwose ukuntu yamufasha. Wa musore nawe akamusuhuza, akamubwira ko yaje kuba yagura ipantaro, ko yamurangira ahantu rwose bari. Wa mukobwa bitewe nuko yari ari kumubona agahita akomeza kumubwira ati nyakubahwa rero njyewe ntago ndi mu mikino, ndakwinginze waba wigendeye, ntago nshaka kuba natakaza umwanya ndi kuvugana nawe. Wa musore ubona ko rwose yaramusuzuguye cyane, nawe agahita akomeza kumubwira ati oya rwose njyewe ndi seriye, ntago ndi kubona nagukinisha. Wa mukobwa ati njyewe rero rwose ndi kubona ari gukina, ikirenzeho njyewe ntakira abantu bashobora kuba bagura ikintu hano. ubona ko rwose yari yamusuzuguye cyane, agahita akomeza kwigendera. ubona ko umusore yari ahuye n'ibibazo, kumba ahantu umukobwa yari ari kwibaza impamvu wa musore rwose yatinze. Ako kanya hagati haza rero undi musore umeze gutyo, arangije agahita agenda agafata agakapu ke yari afite, bagahita bakarwanira. ubona ko umusore yari umujura, agahita amurusha imbaraga rero agahita akajyana. Wa mukobwa agasigara aho ngaho ari gutabaza, ariko ubona ko nta muntu wamutabara. Wa musore we agahita akomeza kwigendera, umukobwa agasigara aho ngaho ari kwibaza ukuntu rwose arabigenza. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umusore yakomeje kugenda, wa mukobwa agikomeje gusuzugura wa musore. Wa musore agahita aza akamwereka amafaranga menshi, amubwira ko ari seriye ashaka kuba yagura ipantaro. Wa mukobwa ati reka rero nyafate ndebe nimba yemewe n'amategeko. ubona ko rwose yamusuzuguye cyane, yitegereje neza agahita abona koko niyo, agahita amubwira ko yagenda noneho agafata amapantaro yose ashaka. ubona ko yari amafaranga menshi. Wa musore ati urakoze cyane rero, arangije agahita aza agiye kuba yayareba. Umugore rero agasigara hano, ubona ko atamwishimiye bitewe n'uko asa, ariko nanone ko amuhereje amafaranga, kaba ari umukiriya kandi umukiriya ari umwami. uko igihe cyakomeje kugenda rero, ko umusore yakomeje kugenda, ubona umukobwa we ahantu yari ari rwose ategereje wa musore, agahita akomeza kwivugisha ati ndi igicucu rero, nagakwiye kuba namenye ko wa musore ataraza kugaruka. Kandi muri ako kanya kibivuga, wa musore agahita aza, umukobwa ahindukiye agahita amubona, arangije agahita atungurwa cyane, arangije agahita amubaza ati none se uragarutse koko? Wa musore ati yego rwose ndagarutse, ndetse ngiyi n'ipantaro rwose wantumye. Wa mukobwa agahita amushimira cyane. Wa musore ati ngaya rero n'amafaranga rwose bangaruriye, atarayamuhereza. Wa mukobwa ati ayo ngayo rwose yagumane. Wa musore ati oya rwose ntabwo nayagumana, njyewe ntabwo nshaka imfashanyo. Ataravuga byinshi, wa mukobwa ati oya rwose iyo ngiyo ntabwo ari imfashanyo, ahubwo ni nk'igihembo nguhaye cyo kuba wamfashije. Wa musore ati ubu nimba bimeze gutyo rero nta kibazo, arangije agahita yigendera. Ataragera kure rero, ako kanya telefone y'umukobwa igahita isona, yitegereje umuntu wari umuhamagaye, agahita abona umuntu bita Christian, umusore rwose wari ex we, arangije agahita amwitaba amusuhuza. Wa musore nawe akamusuhuza, akamubwira ko hari ikintu cy'ingenzi yashakaga kuba yamubwira. Wa mukobwa ati mbwira rwose nta kibazo. Wa musore akamubwira ko umukunzi we araza kuba yatangira gukora hano. Wa mukobwa ati umukunzi wawe? None se tumaze iminsi 15 dutandukanye, aka kanya usubona undi mukunzi?
wa musore ati icyo ngicyo rero nicyo kintu cy'ingenzi nari ngiye kukubwira kandi ndakeka rwose nta kibazo bifiteho. Umukobwa ubona ko yamukundaga cyane, wa musore muri ako kanya gato yumva aracecetse, arangije gatamubaza nimba ari kumwumva kandi ameze neza. Wa mukobwa ati yego rwose ndi kukumva kandi meze neza. Wa musore ati sawa rero nta kibazo, noneho tuze guhurira kuri ofisi. Ako kanya umukobwa agahita asigara aho ngaho ari kwibaza ukuntu araza kugenda we nta mukunzi afite, gashobora no kuba yamusuzugura. Akitegereza rero wa musore wari uri aho ngaho, arangije agatamuhamagara. Wa musore we agikomeje kwitegereza ya noti yari amuhaye. Wa mukobwa ati none se wamfasha rwose kandi kantu kamwe? Wa musore rero nta kindi yakoze, yahise aza amwegera ubona ko agiye kumva ko kantu yari agiye kuba yamusaba. Wa mukobwa sinzi ikintu rero yamubwiye. Uko igihe cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka bageze kuri kampani, ubona ko wa musore yagiye rwose kamugurira ikote ryiza cyane. Barangije bagahita bazana wa musore rero ageze hano, agahita amubaza ati harya ngomba kuba nakora iki? Wa mukobwa ati ugomba kugira nkaho rero uri umukunzi wanjye, bataravugana byinshi. Wa mukunzi we wa mbere agahita ahagera, nawe ari kumwe n'undi mukobwa ubona ko rwose ari baziranye. Wa mukobwa agahita atungurwa cyane. Wa musore agahita abaza wa mukunzi we ati none se uno musore nenda koko? Wa mukobwa ati uyu nguyu rero ni umukunzi wanjye, ndetse nawe agiye gutangira kurira hano muri ino kampani. Wa musore ati none se ni umukunzi wawe? Ko ntari nzi ko se ufite umukunzi. Wa mukobwa ati yego rwose ndamufite, nkuko nyine nawe wahise umubona rwose ahari, nanjye rwose arahari nta kibazo. Wa mugabo rero yitegereje wa musore, agahita abona ari kureba umukunzi we cyane, arangije agatamubaza nimba baziranye. Wa musore ataravuga ikintu na kimwe. Wa mukobwa akamubwira ko rwose bataziranye, katigeze amubonaho. Agahita ababwira ati ndishimye cyane rero kuba mpuye namwe. Arangije agahita abaza wa mukunzi we nimba bakwigendera. Wa mukunzi we ati yego rwose nta kibazo reka tugende. Barangije bagahita bagenda. Umusore rero agikomeje kwitegereza wa mukobwa, nawe ari kumwitegereza ubona ko bari baziranye. Amaze kugenda wa musore agahita akomeza kumubaza ati none se urakeka uriya mukunzi wawe akugiriye icyari bitewe nuko abonye turi kumwe? Wa mukobwa rero agahita amuhamagara. Wa musore agahita yikanga cyane. Wa mukobwa ati none se ko ndi kubona rwose utari hamwe, ufite ikihe kibazo? Wa musore rero akamubwira ko nta kibazo, ko ibintu byose bimeze neza. Wa mukobwa arangije agahita amubaza ati nakubazaga nti urakeka njyewe n'uriya mukunzi wanjye twasubirana? Wa musore ati none se uragira ngo rwose nkubwize ukuri? Wa mukobwa ati yego mbwize ukuri nta kibazo. Wa musore ati uriya mugabo rero ntabwo akeneye umukobwa mwiza nkawe. Wa mukobwa ari kubyumva, agahita amubwira ati ushobora kuba rero uri kuvuga ukuri, ariko se ni gute namwikuramo? Ubona ko rwose yamukundaga cyane. Agahita akomeza kumubwira ko atari yanakira ko batandukanye. Wa musore ari kubyumva, agahita akomeza kumubwira ati nta nubwo namwikuramo ngo bikunde, kubera ko buri munsi nzajya mpora mubona. Ubona ko yarababaye cyane, agahita akomeza kwigendera. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umusore yakomeje kugenda, wa musore na wa mukobwa wundi rero agahita amubaza ikibazo gihari, ko yari ari kwitwara bitandukanye. Wa mukobwa ati oya rwose ntugire ikibazo, njyewe meze neza. Wa mugabo ati urabizi se ko umeze neza? Wa mukobwa ati yego rwose meze neza, nuko ndi kumva mfite inzara. Agahita amusaba nimba bajya kuri ranche cyangwa se gufata ibya saa sita. Wa mugabo ati yego rwose nta kibazo reka tugende. Barangije bagahita bagenda. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umusore yakomeje kugenda, ahantu wa mukobwa yari ari kumwe na wa musore, nawe arangije akamubwira ko ibintu byose bizamera neza. Wa mukobwa muri ako kanya ubona ko yakundaga rwose wa mugabo cyane, agahita akomeza kumubwira ko uburyo ibintu byamera neza ari uko yasubirana na wa mugabo. Wa musore ati yari rwose ntugire ikibazo, vuba cyane ibintu byose bigira intangiriro n'iherezo. Wa mukobwa agikomeje kumubwira ko bidashoboka kandi ubona ko ababaye cyane. Wa musore nawe rero agahita aza akagerageza kuba yamuhumuriza, amubwira ko yakwihangana kandi akagira umutima ukomeye. Muri ako kanya bakiri muri ibyo ngibyo, hagahita haza undi mugabo rwose basuhuza. Abangaba rero nabo bagahita bigira neza. Wa mukobwa agahaguruka akihanagura amarira, arangije akamusuhuza, akamubaza rwose n'ukuntu yamufasha. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, kumva abangaba rero bageze kuri ranche, wa mugabo agahita akomeza kubwira wa mugore ati ariko rero mbere yuko dutangira gufungura hari agasiripurize ngufitiye. Wa mukobwa rero ari kubyumva. Wa mugabo ako kanya agahita avanamo akandi gashene akakamuhereza. Wa mukobwa ubona ko abyishimiye cyane, akamubwira ko ari keza cyane. Wa mugabo ati basi ngiki nicyo kintu nakora kugira ngo ngushimishe. Wa mukobwa ari kubyumva, ubona ko umugabo yamukundaga cyane, agahita akomeza kumubwira ati niyo mpamvu rero ngukunda cyane rwose. Wa mugabo ati yego rwose nta kibazo. Ako kanya umukobwa agahita yegereza ka gashene, akabona karahenze cyane, arangije agahita abaza umugabo rwose amafaranga yakaguze. Wa mugabo akamubwira ko ari amadolari 10,000 cyangwa se miliyoni zirenga 10 z'amanyarwanda. Wa mukobwa akumva amafaranga menshi, arangije agahita akomeza kumubwira ati none se ko ndi kumva ari amafaranga menshi koko? Wa mugabo ati ntugire ikibazo rero, nicyo kintu nakora kugira ngo nshimishe rwose umwamikazi wanjye. Agahita akomeza kumubwira n'andi magambo meza. Wa mukobwa agahita akomeza kumubaza ati none se nakubaza ikibazo koko? Wa mugabo ati yego rwose mbaze nta kibazo mu marenga. Wa mukobwa agahita akomeza kumubaza ahantu yavanye amafaranga yo
kuba yagura kano gasheni gahenze gutya. Komeye muri ako kanya rero kuri kampani wa mugabo na wa mukobwa bagikomeje kuganira, wa mugabo akamwibwira akamubwira ko ari umwavoka wa banke, hari ikintu cy'ingenzi yaraje kuba yababwira. Wa mukobwa ati yego rwose mbwira nta kibazo. Wa mugabo agakomeza kumubwira ko uriya mugabo nyakubahwa Christian kwiyatsa inguzanyo kuri banke ko yaraje kumenya ikintu cyatumye rwose atishyura. Wa mukobwa ubona ko atunguye cyane ati inguzanyo. Wa mugabo ati yego rwose uriya mugabo yaragiye yaka amadolari 50,000 cyangwa se miliyoni zirenga 50 z'amanyarwanda. Wa mukobwa ari kubyumva arangije akamubwira ko rero aka kanya adahari. Wa mugabo ati sawa rero nta kibazo ndi kubyumva, nzagaruka ejo mu gitondo, mugire umunsi mwiza. Arangije agahita yigendera. Amaze kugenda rero uno mukobwa agasigara hano rwose yivugisha ati uriya mugabo rero agomba kuba yansobanurira ibi bintu byose. Komeye ku rundi ruhande wa mugabo ahantu ari kumwe na wa mukobwa ari kumubwira ko nta kuntu yamubaza ibi ngibi cyangwa se hano yavanye amafaranga. Wa mukobwa ati wamungane koko nibyo, ikintu ngomba kubona kwitaho kano kanya ni uko nshimisha, ugenda umpereza impano zitandukanye kandi zihenze. Wa mugabo ati yego rwose nta kibazo. Wa mukobwa ati ndi kubona rero ari na keza, none se wakanyambika. Wa mugabo rero agahita akamwambika, ubona ko rwose yishimye cyane. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, ugahita batwereka wa mukobwa rero ari kubwira wa musore ati nibaza rero uhita umbwira rwose. Wa musore ati yego rwose nta kibazo ndahita nkubwira. Kumbe ikintu yakoze yahise agenda rero muri ofisi ya wa mugabo kugira ngo arebe ibintu byose ukuntu yimeze. Arangije agahita akomeza kwivugisha ati nari mbizi rero, ubona ko hari ikintu abonye. Wa mugabo muri ako kanya ati none se hari ikintu rwose ubonye? Wa mukobwa ati yego rwose ndakibonye. Yafataga amafaranga menshi yavanye muri kampani kugira ngo yishyure inguzanyo ye. Wa musore ari kubyumva agahita amubwira ati ibyo ngibyo rero ndi kumva ari icyaha gikomeye cyane. Wa mukobwa ati yego rwose ni icyaha gikomeye. Bataravugana byinshi, ako kanya bagahita baza. Wa mugabo ati ndi kubona rero ex wawe ari kumwe n'umukunzi we. Wa mukobwa muri ako kanya agahita afata flash ya rwose, ubona ko yari amaze kuba yafata ibimenyetso byose. Arangije agahita ahaguruka. Wa mugabo rero aje ari kumwe n'umukunzi we. Arangije agahita rwose wa mukobwa na wa musore bari muri ofisi ye niho bavuye. Arangije agahita babaza icyo bari gukora muri ofisi ye. Wa mukobwa ati narindi kugushaka rero nari nakubuze. Wa mugabo ati none se wanshakiraga iki koko? Wa mukobwa ati hari ikintu rero cy'ingenzi nifuzaga kukubwira, ariko ndi kubona ari kumwe n'umukunzi wawe, nzakikubwira ikindi gihe. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka wa mukobwa rero na wa musore bari aho ngaho. Wa musore ari kumubaza ati none se ibyo bimenyetso byose ufite ugiye kuba wabikoresha iki? Wa mukobwa ati nanjye rero ntabwo mbizi. Agahita akomeza akamubwira ati niyo mpamvu rero wa mugabo yambwiraga ko nta mafaranga turi gukorera, ahubwo yose yari yafataga kugira ngo abashe kuba yakwishyura ideni rye. Wa musore ari kubyumva agahita akomeza kumubaza nimba hari ukuntu rwose ngibi yabihagarika. Wa mukobwa akabitekerezaho akamubwira ko rwose buhari, ko agiye kuba yamwaka access ku mabanki rwose y'ino company cyangwa se uburenganzira bwo ko yabikuza amafaranga uko yishakiye. Wa musore ari kubyumva akamubwira ko atagakwiye kuba yaramwemereye cyangwa se yaramuhaye ubwo burenganzira. Wa mukobwa ubona ko yarababaye cyane, agahita akomeza kumubwira ko yari ari mu rukundo nawe cyangwa se yakundanaga nawe, ko rwose yabimukoreye nk'umukunzi we. Agahita akomeza kwivugisha ko rwose yakoze amakosa cyangwa se nta bwenge afite. Wa musore nawe rero agahita aza gake gake akagerageza kuba yamuhumuriza, amubwira ko rimwe na rimwe abantu bari mu rukundo bakora amakosa menshi. Arangije agahita akomeza kuza, ubona ko rwose nawe yamwemeraga cyangwa se yaratangiye kumwishimira. Wa mukobwa rero agatereba hirya, ubona ko bitamurimo. Agahita akomeza kumubwira ati yego rwose uri mukuri, ataravuga byinshi. Wa musore ati ngiye kuba rero ndi hanze, nuza kugira ikindi kintu uza kumbwira. Wa mukobwa ati yego rwose nta kibazo kandi urakoze cyane. Wa musore agahita agenda muri ako kanya. Umukobwa we agasigara aho ngaho yibaza ati nawe rero byari bibaye rwose, ese ibi ngibi ni ibiki koko? Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, bagahita batwereka wa musore rero na wa mukobwa bari muri ofisi yabo, ubona ko rwose bishimye. Wa mukobwa ati sawa rero ndatashye, tuzahura ejo mu gitondo. Wa mugabo ati none se kutashye rwose amasaha atageze? Wa mukobwa ati urabizi rero impamvu nemeye kano kazi ni ukubera ko nzaba ndi hafi yawe. Wa mugabo ari kubyumva agahita akomeza kumubaza ati none se uri kuvuga ibiki koko? Wa mukobwa ati urabizi rero ko abantu beza tutajya dukora cyane, sawa rero nta kibazo tuzahurira ejo mu gitondo. Arangije agahita yigendera. Umugabo rero agasigara aho ngaho, ubona ko rwose yumiwe. Kumbe muri ako kanya umukobwa ataragera kure, agahita ahura na wa musore ari muri telefone. Arangije agahita amubaza ati none se ntabwo uransuhuza kuko nubwo twatandukanye? Wa musore ari kubyumva agahita amubaza rwose ukuntu ameze. Agahita akomeza kumubwira ko ari kubona ko ameze neza nyuma yo kwangiza ubuzima bwe, ataravuga byinshi, ubona ko ari baziranye. Wa mukobwa agahita amubwira ati ariko
nuko rero Pablo ibyo ngibyo byabaye igihe kinini gishize. Wa musore ariko byumva agakomeza kumubwira ati uzi rero kimara kunjyana y'amafaranga yose byarangiye ngiye gushaka akazi ko ku muhanda. Ataravuga byinshi wa mukobwa agahita aza ababaza ati ntabwo rero nari nzi ko mwebwe babiri muziranye. Ataravuga byinshi wa mukobwa ati ntabwo rero tuziranye nuko twari duhuye rwose nkamusuhuza. Wa musore ati se rero nta kibazo njyewe munyihanganire. Arangije agahita agenda. Amaze kugenda rero uno mukobwa agahita yegera uyu nguyu mugenzi amubaza ati none se nakubaza ikibazo koko? Wa mukobwa ati yego rwose nta kibazo mu marenga. Wa mukobwa wundi ati none se umubano wawe n'uriya musore Christian umeze gute? Ataravuga byinshi wa mukobwa ati ntabwo rero nkeka ko uriya musore yabyishimira mubwiye ko ambajije ibintu nk'ibi ngibi. Ataravuga byinshi wa mukobwa agahita amubaza ari seri ati ndagira ngo rero umbwire ikibazo nkubajije ni ikibazo cyumvikana, weho umubano wawe n'uriya musore rwose yemeze gute? Wa mukobwa akamwitegereza arangije akamuseka amubwira ati ndi kubona rero ugikunda ex wawe. Wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ubona ko yamukundaga kuko cyane ati none se twatandukanye iminsi 15 nta nubwo turahana gatanya, ubwo rero kumva aracyari umugabo wanjye. Ataravuga byinshi wa mukobwa ati nyine uko nguko mu buzima niko bigenda, abantu bamwe barakundana abandi bagatandukana. Arangije agahita yigendera nta kintu na kimwe rwose mubwiye. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka igitondo gikurikiyeho. Wa mukobwa ari aho ngaho ndetse n'uwa mugabo nawe ari gukora bisanzwe. Arangije agahita aza rwose amuhamagara amubwira ati nyuma rero yuko wishyuye amadeni yawe ndagira ngo nanjye uzampe nk'amadolari 5,000 cyangwa se miliyoni zirenga 5 z'amanyarwanda. Wa mugabo ati yego rwose nta kibazo. Umukobwa ubona ko abyishimiye. Wa mugabo agahita akomeza kwibaza ikibazo gihari ukuntu rwose atabasha kuba yakwaccessinga banki z'ino company kandi akeneye kuba yakwishyura inguzanyo. Wa mukobwa ati ngwiki. Wa mugabo muri ako kanya agahita ahaguruka agahita atekereza ko byanga bikunda ari wa mukobwa rwose wabikoze. Arangije agahita agenda agiye kuba yamureba kombi umukobwa w'ahantu yibereye ari kwikorera bisanzwe. Wa mugabo agahita aza ubona ko amurakariye cyane. Wa mukobwa rero amwitegereje agahita akomeza kumubwira ati amategeko rero ya hano urayazi kugomba kugenda ugakomanga hariya ku rugi. Ataravuga byinshi wa mugabo ati none se wansobanurira impamvu ntafite access ku makonti y'ino company? Akivuga ibyo ngibyo rero wa mukobwa agahita ahaguruka amubwira ati impamvu nuko namenye ko uri umujura. Wa mugabo agahita atuza amubaza ati none se uri kuvuga ibiki koko? Wa mukobwa muri ako kanya agahita afata impapuro akamwereka amubwira ati namenye ko rero ufata amafaranga menshi ukayavana muri ino company ukayajyana kugira ngo wishyure inguzanyo yawe. Ibi ngibi ni ibimenyetso. Wa mugabo ariko byumva agahita akomeza kumubwira ati nshobora rero kuba nagusobanurira. Wa mukobwa ati unsobanurira si biki? Wa mugabo muri ako kanya agahita abona koko ibintu bitangiye kuba byamukomerana. Wa mukobwa ati pakira rero ibintu byawe ugende ndakwirukanye kano kanya. Wa mugabo ati oya rwose ntabwo bishoboka ino company nankeneye. Ataravuga byinshi wa mukobwa ati urabizi ko aka kanya nshobora no kuba nagushyira muri gereza bitewe n'ibintu wagiye ukora. Wa mugabo ati ndakwinjiza rero wibinkorera rwose dushobora no kumvikana. Wa mukobwa ati twumvikana se ibijyanye n'iki? Wa mugabo ati nimba rero ubishaka nshobora kuba nagaruka rwose tugakundana cyangwa se nkaba umukunzi wawe ariko ntunyirukane muri ino company. Wa mukobwa ati njyewe rero ntabwo nagaruka ngo mbe umukunzi wawe kugira ngo nkureke ukomeze wibe ino company. Ataravuga byinshi wa mukobwa nawe agahita amubaza ati none se ibi ngibi ni ibiki koko? Wa mugabo muri ako kanya agahita akomeza kumubwira ati none se ufite ubwoba koko ko ikirombe cyawe cy'amafaranga nacyo kigiye kuba cyahagarara? Wa mukobwa ati ibi ngibi rero wowe byivangamo weho. Wa musore agahita akomeza kubwira wa wundi ati uramubajije cyane rero kuba wararetse umugore mwiza nk'uyu nguyu ahubwo ugasanga uwo nguwo wishakira amafaranga gusa. Wa mugabo agahita akomeza kumubwira ubona ko amurakariye cyane ati ariko se kubera iki wowe wabwira umukunzi wanjye gutya? Ataravuga byinshi wa musore ati uwo mukunzi wawe rero njyewe nawe twari twarashyingiwe. Wa mukobwa ati ariko se weho wacecetse koko? Wa musore ati oya rwose reka mbivuge. Agahita akomeza kubabwira ko yamukundaga cyane ariko umukobwa we yishakiraga amafaranga atanamukundaga. Agahita akomeza kubabwira amabanga yose ajyanye n'uyu mukobwa ukuntu rwose ari umugome. Wa mukobwa nawe muri ako kanya agahita aza agiye kuba yamukubita. Wa mukobwa wundi ati we rwose ntucyageze nuko wamukozaho urwo rutoki rwawe. Wa mukobwa muri ako kanya agahita abona ibintu biramurangiranye arangije agahita yigendera. Wa musore we rero agasigara aho ngaho. Wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ati ndi kubona rero umukunzi wawe atagukunda cyane nk'uko mukunda. Wa mugabo agiye kumukuraho kugira ngo amusabe imbabazi. Wa mukobwa ati winkoraho rero ikintu nkubwiye kirumvikana, fata ibintu byawe ugende kano kanya. Wa musore nawe agahita yongeramo umunyamubwira ko cyangwa se amujyana muri gereza nimba yanze kuba yagenda. Wa mugabo koko agahita abona ibintu biramurangiranye arangije agahita yigendera agasiga abo ngabo hano. Ariko wa mukobwa ubona ko ababaye cyane mu kuba yamubwira biriya akabwira uno musore ko bimubabaza cyane. Wa musore nawe ati humura rero ufite umutima ukomeye n'ibindi uzabirangiza cyangwa se uzabirenga. Agahita akomeza kumubwira n'andi magambo meza. Wa mukobwa agahita agenda rwose akamuhobera amushimira cyane mu kuba
kuba akomeje kuba yamuba hafi. Wa musore ati nta mpamvu rero yo kuba wanshimira, ndakeka rero ibintu byose bimeze neza kano kanya, reka njyewe nigendera. Ataragenda wa mukobwa ati uretse gato rero agatumoza nimba yakwemera kuba yaza gukorana nawe hano. Wa musore ati ariko rero ntago nzi, ataravuga byinshi. Wa mukobwa ati ariko nabonye ko rwose uri umuntu mwiza, uboneka byishimiye. Wa musore ati none se ibyo utekereza rwose usanga atari ko bimeze? Wa mukobwa ati niteguye rero kuba nafata indi risk rwose nta kibazo. Wa musore koko hagati yumva nibyo akategereza umukobwa akabona rwose nawe nta kintu atwaye. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka wa mukobwa hanze ariko we yakwigendera. Wa mugabo wundi agahita amubwira ko akeneye kuba yamuvugisha. Wa mukobwa ati oya rwose nta kintu ngomba kuba navugana nawe kandi nta mafaranga ufite. Wa mugabo ati none se uriya musore rero ari kuvuga ukuri koko kuba wari uri kumwe nanjye bitewe n'amafaranga? Wa mukobwa ati none se uri gukeka ari cyo kintu cyatuma mba ndi kumwe nawe? Wa mugabo ati ariko rero twagiranye ibihe byiza rwose nk'abakunzi. Wa mukobwa ati ibyo ngibyo rero byibagirwe, ibyo twakuze nabikora n'undi muntu wese ufite amafaranga. Wa mugabo ubona ko atunguye cyane. Wa mukobwa ati nyibagirwe rero kano kanya, wibagirwe ko twanahuye. Arangije agati yigendera. Wa mugabo rero agasigara aho ngaho ari kwibaza ukuntu rwose ibintu byose buri uyu munsi umwe. Ako kanya wa mugabo wo kuri banki nawe agahita ahagera amubwira ati ndakeka rero uzi impamvu rwose ndi hano. Kujya cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda bagahita batwereka wa mukobwa rero ari kwikorera bisanzwe. Wa musore agateza rwose afite n'igipupe mu ntoki ari kuvugira inyuma ye, ari kumusuhuza ndetse no kumubwira ko ari umukobwa mwiza. Wa mukobwa ubona ko abyishimiye. Wa musore agahita amubaza nimba yakwinjira. Wa mukobwa ati injira rero nta kibazo rwose mu marenga. Wa musore nawe agateza rwose akamubwira ko yamuzaniye kino gipupe yakimuguriye ariko kandi kimuhereza kuri kondisiyo imwe. Wa mukobwa ati injira rero rwose nta kibazo. Wa musore akamubwira ko araza kukimuhereza ariko nawe akemera ko rwose baraza gusohokana. Wa mukobwa rero agahita agifata akamubwira ko ari cyiza ndetse akamubwira ko rwose abyemeye. Wa musore muri ako kanya agatambwira ubona ko yatangiye kumwishimira cyane, amubwira ko ari umugisha ko umufite impande ye. Arangije agahita akomeza kumwegera. Wa mukobwa agatambwira ko nawe yaramwishimiraga cyangwa se yaramukundaga. Arangije agahita amusoma ku gahanga. Wa mukobwa nawe agahita ashimira Imana mu kuba yarabahuje. Wa musore muri ako kanya agatambwira rwose umukobwa nawe yatangiye kumukunda. Arangije ati sawa rero nta kibazo ngaho ngo tugende. Wa mukobwa muri ako kanya agatajyana rwose ubona ko yari yishimiye n'umusore bitewe n'uko yari azi ubwenge kandi yari azi no guhumuriza abantu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero uziga ukuntu bahumuriza umuntu cyangwa se wagenda umutera imbaraga, umunsi umwe uzabihemberwa. Agafilimi kacu rero ko uyu munsi nuko kagenze, niba gakunze cyangwa se nabwo gafite ikindi kintu gakunguye wabidusangiza utwandikira muri comment. Ikindi ntiwibagirwe like na subscribe niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Ikindi ntiwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.